murasobanutse kandi murashoboye, ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Ubufatanye oye! Ubumwe bw'Abanyarwanda oye! Umutekano oye!
Ishyaka Ceya tubahaye ikaze tubishimira muri ntara yacu y'Iburasirazuba ndetse na delegation muri kumwe nayo, tunishimira kuba turi kumwe n'umuyobozi wacu w'akarere meya, nawe tumwishimira tumuha ikaze. Ikindi aha aba mubona aha ni muri bamwe mu bahagarariye abandi. Aha hari abari mu karere ka Rwamagana, akarere ka Kayonza. PDI oye oye oye! Ibyo byatumye dusubiza amaso inyuma twibuka ineza baba wa taifa yatugiriye. Nk'uko muhora mudutoza gushima uwakugiriye neza, ntacyo twakora uretse kumushima, tunashimira n'Imana yamuduhaye. Ngira ngo ubuzima twabayemo twese hano turabuzi, abenshi ni batoya. Ubu tuje mu birori, tuje kubyina, tuje gususuruka, nyuma tugatora PDI ikazaduha abadepite na baba wa taifa, perezida wacu. Murakoze. Nsoza naha ijambo umuyobozi wacu w'akarere kacu, dufatikanye mu bikorwa bya buri munsi. Murakoze. Abanyamuryango ba PDI mwese, nagira ngo mfate uyu mwanya mbahe ikaze mu karere ka Rwamagana. Nagira ngo nyakubahwa perezida wa PDI ababwire ko twashimishijwe no kumva mu turere 30 tugize igihugu mwarahisemo gutangiriza kampeni mu karere ka Rwamagana. Nagira ngo tubibashimire cyane. Bivuze yuko mwaharambagije mukahashima, mukabona ko ari ahantu heza, ahantu hatuje, ahantu hari abantu beza mwakorera kampeni yanyu ikagenda neza. Rero turabibashimirira kandi tubahaye n'ikaze. Tunabashimira nka PDI yuko mwemeye gushyigikira umukandida Paul Kagame muri bwa bushishozi no kureba kure kugira ngo azakomeze ayobore u Rwanda. Nabyo turabishimirira ishyaka rya PDI cyane. Kugira ngo rero twongere tubahe ikaze, babwire ko twishimiye ko mwaje gukorera kampeni mu karere ka Rwamagana, kandi bizeze yuko aho muri bunyure hose na kampeni yanyu iri bugende neza 100%, mwituze mu mutekano. Rwamagana ni ahantu haba umutekano, haba ituze kandi haba ibyiza byinshi. Nimukenera no kurara muze kurara, Rwamagana ni heza. Nabashimiye rero, bifurije kuzagira kampeni nziza aho muzanyura hose, bifurije no kuzagira amatora meza. Murakoze, murakarama. Anyway.
Kagame oye! Urasobanutse kandi urashoboye, ntitugomba gutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Hanyuma iy'amajyaruguru iyoborwa na Yasindi. Hanyuma umujyi w'i Kigali nawe ukaba uhagarariwe barakoze cyane, murabona ko basobanutse, barasobanutse. Hanyuma icyiciro gikurikiyeho nk'uko twabibabwiye turagezwa no kwamamaza. urasobanutse kandi urashoboye, ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Ubufatanye oye! Ubumwe bw'Abanyarwanda oye! Umutekano oye! Iterambere oye! Amajyambere oye! Urubyiruko oye! kandi vuba. Abagore oye! Abagabo oye! Murakoze cyane. Nyakubahwa umuyobozi w'akarere ka Rwamagana azana umuco wo kurwanya ruswa no kutayihanganira, azana umuco wo kurwanya akarengane no kutakemera. Nta perezida uzaza ngo avuge ngo agiye kubisenya tumwemerere. Tuzajya tubabwira twaba turiho cyangwa abana bacu bariho cyangwa abuzukuru bacu bariho, bazaza bavuga ngo baba watari ibyo ngibyo yarabitubujije. Kuriya babona Afurika y'Epfo bafata Nelson Mandela, abaperezida baza ba Thabo Mbeki yavaho akavanwaho ifoto ya Thabo Mbeki ya Nelson Mandela igasigara, uje akayoborana nawe nubwo yaba adahari, ariko iyo foto ikamubwira ngo hari umurongo w'umwe Mandela yadusigiye ntawe ugomba kuwunyura. Iyo portrait ya Kagame ikabira aho ngaho, uwo perezida wagiyeho akaba ari perezida ariko ari mu murongo wa baba wa taifa. Tanzania, Nyerere yavaho ikaba Imana yakundaga Afurika uriya kandi nawe ni intwari. Perezida Kagame yamuhaye umudari w'intwari. Ariko yavaho yasimburwa na Mwinyi, ifoto ikaguma aho ngaho. Mwinyi yasimburwa na Kikwete, ifoto ya Mwinyi ikavaho ariko ya baba wa taifa Tanzania ikaguma. Ya Kikwete yasimburwa na Mkapa cyangwa uko basimburanye sindibuka, imwe ikavaho ariko iya Nyerere ikaguma. Ubu ngubu akabaho Samia Suluhu akaba ari perezida ariko iya Nyerere nayo ikagumaho. Uwo nguwo rero uguma aho ngaho abandi basimburana yitwa baba wa taifa. Uwo niwe Kagame dufite uyu munsi. Uwo ni uboneka rimwe mu binyejana, mwagira amahirwe akaboneka mu kinyejana kimwe, igikurikiraho akaboneka uza ujyana n'icyo gihe. Ariko abantu baba batamukeneye no mu kinyejana cya kabiri akaba bakigendera muri ibyo ngibyo yasize ndetse n'icya gatatu. Uko niko Imana irema abantu, ikabatandukanya, ikabaha ubushobozi butandukanye. Hakabaho umuntu mu kinyejana ugorora ibintu akabishyira ku murongo, abandi baza bakabigendera. Iyo niyo tandukaniro. Abandi ba perezida baravuga oye oye kanaka oye oye oye, ariko baba wa taifa ni umwe gusa, ni juu zaidi, kubera ko arabasumba ntarecha nabo.
kubanisha abanyarwanda ubu igipimo kimaze kuzamuka birarenga 90 kiri kuri 94 n'ibice bine hafi 95. hari uzaza ngo agisubize hasi kijye kuri 2 kuri 3 kuri 4. ubumwe bwacu ni umusingi wacu, ubumwe bwacu ni umusingi wa taifa yacu. akoze iki? arabwubatse. ni baba wa taifa, nta uzashaka kumuhungabanya ngo tumwenere. baba wa taifa. mureba abantu bava imihanda yose baza hano muri iki, mureba abantu bava imihanda yose baza muri iki gihugu, baje kwibaza ngo ni gute abantu batumvikanaga mu myaka ya hafi ishize. uyu munsi wamubaza ngo umuhutu ninde, umututsi ninde, umutwa ninde, akavuga ngo ndi umunyarwanda. iyo ni taifa ari kubaka. abantu bitonde baduha umwanya yubake arangize. bitonde amerwa asubireyo rwose, tumutore, tumuhundagazeho amajwi, kuko nitwe twamusabye ngo komeza utuyobore, utange kandidatire utuyobore, kuko ibyiza byawe turabibona. terambere hose, nta kuvuga ngo abahangaha nibo bayobora, ngo tubiharire bamwe abandi bajya inyuma. ni twese nk'abanyarwanda. baba wa taifa juu. ubwo rero aka gatabo murakabona, kanditse ngo imigambi y'umuryango w'FPR Inkotanyi 2024-2029. murakabona aka gakubiyemo ibyakozwe mu myaka 7 ishize muri gahunda ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika. kakaba kanarimo imigambi atubwira ko azatugezaho muri iyi myaka 5 dushaka kumutorera. nta kuvangavanga, ni ibingi birimo hano. nimuvuga ngo hari inkingi y'ubukungu, aragaragaza yuko hari ubuhinzi n'ubworozi, harimo inganda, harimo imirimo mishya. akavuga ngo mu byerekeranye n'umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi uzazamukaho buri mwaka 8%. noneho PDI irashaka kuzagenzura guverinoma ko ibingibi bigerwaho, bikageraho bikiyongera, apana kugabanuka ngo bijye hasi. akavuga ngo umusaruro w'inganda uziyongeraho 13% buri mwaka. tukaza hano nimudutora tukaba abadepite, tukareba ya zone industrielle ya Rwamagana, ibyo batubwiye koko biri kuzamuka ku buryo uyu musaruro ugenda uboneka. icyo nicyo dusaba ko mudutorera, tugende turebe ko iyi 13% iri gushyirwa neza mu bikorwa. ibi ni imigambi ya nyakubahwa baba wa taifa, avuga ngo muri iyi myaka 5 ni ibingibi. umukandida wacu ku mwanya wa perezida ni ibyo avuga, ntituvuga ibinyuranye n'ibye, ahubwo twebwe turashaka kugenzura ko bishyirwa mu bikorwa. iyo niyo politiki ya PDI. hanyuma mu guhanga imirimo, baba wa taifa aravuga ngo buri mwaka nibura imirimo 2,250 izajya ihanga. iyo mirimo 2,250 izajya ihangwa, PDI irabasaba tujye mu rwego rufite ububasha bwo kugenzura ko guverinoma ibishyira neza mu bikorwa.
icyo nicyo tubasaba. Ibi nibyo nyakubahwa Paul Kagame umukandida wacu avuga ko bizagezwa ku banyarwanda. Icyo dusaba ko mudutorera ni ukubitegurira amategeko ahamye meza, dufatanyije n'abandi, tukanafatanya n'abandi kubigenzura ko guverinoma yashyizweho ibishyira neza mu bikorwa. Mu byerekeranye n'ubwikorezi, aravuga ngo hazubakwa kandi hasanwe kilometero 1091 z'imihanda ya kaburimbo na kilometero 1626 z'imihanda imigenderano. Icyo rero inteko ikora ni izo kilometero ntabwo zigiye ahantu hamwe zikareka ahandi. Rwamagana irimo, Kayonza irimo, Nyarugenge irimo, Huye irimo, Rusizi irimo. Izo kilometero ziri gukorwa amafaranga